Mwaramutse sashimwe. Nicayeho ni igiti cyitwa roriye, gifite amababi yacyo akorwamo ibintu byinshi cyane. Uyu munsi ndabatekera icyayi kiryoshye cyane kiva muri aya mababi. Icyo cyayi ni umuti, muze tugende mubona. Ngiye gukora ibyayi bibiri ndabikorera icyarimwe, kugira ngo rero nunguze uburyo umwete ndabikorera icyarimwe. Umuriro wa mbere cyane n'uyu wa kabiri uri hano. Uyu wa mbere ndashyiraho iki ngiki. Iki cyayi cya avoka abantu hano baragikunda cyane, niyo mpamvu ngiye gushyiramo andi mazi. Ngiye kongera amazi hano. Urabona ngiye gushyiramo isukari. Urabona ko amazi yabize. Hanyuma kanze abiyaruriye hano, reka kiremo n'andi yumye tubivange, hanyuma murebe icyayi kiri buvemo. Hano ni imbuto za avoka. Imbuto za avoka mba ngomba kuzikuraho igihu cy'inyuma. Aho kugira ngo nzikureho igihu cy'inyuma, reka nzishyiremo nizimara gushyuha ho gatoya ndazivanamo nzikureho igihu cy'inyuma. Reka rero dupfundikire, hanyuma dutegereze. Urabona ko igihu gitangiye kwivanaho cyonyine. Igihu iyo gihuye n'amazi ashyushye gihita kivanaho. Ntabwo ari ngombwa kugihata. Iyo gikoze mu mazi ashyushye gihita kivanaho. Iki ngiki nacyo kiravaho. Urabona amazi ashyushye ahita akivanaho. Uru rubuto rwa avoka ni rwiza cyane, n'iyo uruseye ukavanga ukarukoresha ku musatsi. Nabyo narabigerageje nsanga rukomeza umusatsi iyo uruvanze n'amavuta cyangwa ya oliva, ukavanga n'amavuta ya oliva, bikomeza umusatsi, bikaba condition nziza cyane. Kanze ya mababi ya roriye arimo arabira, tuyareka abire nk'iminota 10 gusa, tumanurira akaririho gatoya abire yitonze. Twa rubuto asizemo utubuto dutatu. Urabona hano ndamanura umuriro kugira ngo bishe byitonze. Urabona ko amazi akiri amazi. Hano roriye nayo biracyari amazi. Reka dupfundikire. Ni ngombwa isukari nayo dupfundikire tuyibike. Hanyuma aya mantuza umuntu ashobora kuyakoresha nayo turapfundikira. Reka dupfundikira. Icyayi cy'avoka cyarangiye, reka tukivaneho. Urabona ko kirimo kibira, kimaze umwanya kibira. Reka tuzimye umuriro, dutegerezeho akanya gatoya. Turebe iki ngiki cya roriye nacyo kirimo kirabira. Reka tuzimye umuriro, dutegerezeho akanya gatoya. Hanyuma icyayi cy'avoka kubera ko turi twihuta, reka nze ngishyiremo hano murebe ukuntu cyabaye umutuku. Ni icyayi kigirira neza umubiri cyane, kivura indwara nyinshi, gifasha amaraso, ifasha kuyungurura amaraso, gifasha ibintu byinshi mu mubiri w'umuntu. Reka turebe icyayi cy'avoka, reka tugishyire hano. Urabona ko gisa n'umutuku. Iyi seyirene hari abantu bayikoreshamo wenda bagira ngo
kitagira impumuro ya avoka, ariko uyu munsi ndakoresha citron. Iki koresha citrute, turakata agace gatoya ka citron, kamwe dushiremo agatonyanga, akandi tugakoreshe kuri decoration. Ahangaha turashiramo icyayi cya laurier kugira ngo bitandukane nyine. Turakoresha laurier, reka turebe uko bisa. Urabona ko bifite itandukanirizo. Icya avoka kiratukuye cyane, icya laurier kijya gusa nka fantasy orange. Reka naho dushiremo ya mpumuro ya citron igenda ikivanga na laurier igahinduka indi mpumuro yayo bwite. Turashiramo agace kamwe, akabuka agace kamwe, hanyuma akandi tugakoreshe kuri dekora. Ngayo nguko rero ibi ni bya byayi bibiri nari nababwiye yuko nzabategurira. Iki ni icya laurier, iki ni icya avoka. Reka rero twumve ukuntu kimeze. Kiraryoshye cyane ku buryo iyi lima, iyi ntabwo ari citron, ni lima yahinduye, yivanze na laurier bihinduka impumuro nziza cyane. Ay, ¿cómo está? Coge la taza. Mamá. Tómatelo todo. ¿Otra vez? Sí, todo. ¿Quieres una infusión de aguacate? Isa, unashaka icyayi cya avoka? Que no quiero té. Me anda. Ngiye gufata andi mababi. Keneye amababi nzabika akamara umwaka, nibura akamara umwaka. Umuntu iyo yabitse agera akuma, urabona iki giti ni nk'intusi, agera hakuma none ukabika neza. Kandi barakoresha gukonserva ibintu by'ibiryo kugira ngo udusimba tutazamo. Haleluya, haleluya. Icyayi cya avoka rero reka mbabwire muri make kuko gifite ibintu byinshi. Kirinda umubiri ububyimbe, kigafasha kugabanya ibibyimba ku babirwaye. Hari abantu barwara ibibyimba babitewe n'izindi ndwara, ariko iyo ugiye unywa iki cyayi kiragufasha. Cyongera ubudahangarwa bw'umubiri. Hari abantu muri ino minsi kubera ibi bintu bigezweho abantu bagiyemo, murabizi ibyo ndimo mvuga, bataye ubudahangarwa bw'umubiri wabyo kubera ubu bushakashatsi bakoreye ku bantu. Abantu benshi bataye ubudahangarwa bw'umubiri. Igihe bibwiraga ko barimo baririnda, nimwo barimo batakaza ubudahangarwa bw'umubiri wabo. Iki cyayi rero cyavuka kizabafasha kugira ngo bongere ubudahangarwa bw'umubiri wabo. Kigabanya n'ububabare bwo mu mitsi. Hari abantu benshi bari kuribwa n'imitsi ubu ngubu kubera izi nshinge biteje, bakabyuka imitsi barya umubiri wose, bakabyuka barimo basusumira. Hari abandi babuze n'ibitotsi kubera ngo bumva mu mutwe harimo urusaku rwinshi cyane. Iki cyayi kirabafasha. Iki cyayi gifasha umuntu gusinzira neza. Uzakinywa ugiye kuryama, uzambwire uzasinzira mbere y'iminota 30 uzaba wasinziriye.
kirinda indwara z'umutima, gifasha umutima kubera ko kiyungurura amaraso kigakuramo toxine, gifasha umutima, kirinda indwara z'umutima. Ibyo bintu biba bigenda mu mitsi yo mu mutima bigenda bitera ibibazo, iki cyayi cy'avoka kigenda kikabivanamo, kigenda gisukura amaraso, gifasha umutima rero. Kandi ni antibacterias, kivana bacterias mu mubiri. Za diyare kirafasha, gikuraho diyare, gisukura no mu gifu, kandi kigatuma abantu babyimbira nabyo kikumanurira inda. Iyo ukiri mu kinywa mu gitondo ubyuka inda rwose ryamanutse, gituma amaraso atembera neza. Rero uwo ni wo murimo wacyo. Iyo kirangije kuvanamo imyanda yose, amaraso yawe atangira gutembera neza. Abantu bafite ibibazo byo kuvura amaraso, rwose ndababwiye ngo mutangire mu kinywe. Cyongera rero imbaraga. Iyo amaraso yawe arimo atembera neza, birumvikana yuko utangira ukagira imbaraga, ugatangira kivanamo wa munaniro wo mu mutwe, kandi na wa munaniro wo mu mubiri, ugashobora gutekereza neza kandi kumva ufite imbaraga. Imana ibaha umugisha. Iki giti cya loriye rero naberetse nacyo gifite umumaro umwe n'iki cyayi cy'avoka. Gifite umumaro umwe, gisukura amaraso, mbese gikora uburyo gifasha amaraso kuvanamo imyanda, gutembera neza, kandi kigatuma amaraso ahora ari mashyashya, ku buryo inaha hari amakuru avuga yuko ababyeyi kera, ababyeyi bananirwaga gutwita, babandi bajyaga barwara ibibyimba byo mu nda bigatuma badatwita, kera ngo bajyaga banywa aya mababi y'igiti cya loriye hanyuma bagatwita. Nabonye hano handitse ko babuza abakobwa barimo gufata abamama n'abakobwa barimo gufata bya binini byo kutabyara, kuko iyo babifashe bakanywa n'iki giti, iki cyayi cya loriye bakakinywa cyane, biriya binini bihita bita imbaraga zabyo, noneho bakabona batwise kandi bari barimo gufata ibi binini. Ntabwo ndi kontre y'ibi binini, ariko nagira ngo mvuge ni nka kontre indikasiyo, cyangwa wenda nk'ababyeyi barimo gutanga amashereka. Iki cyayi cya loriye gishobora wenda kugira akantu cyahinduraho mu maraso, ariko urumva ko muri ibi bihe nk'iki cyayi cya loriye kirafasha cyane muri ibi bihe. Murakoze.